Dutangiye inkuru yacu tubona umukobwa mwiza cyane wicaye ahantu ku ntebe, ubona ko disi ni ahantu heza bishimye, ngo disi ako kanya harimo haraza undi mugabo ku ruhande, ubona ko disi wagira ngo ni kuri Noheli, ubona ko umukobwa yiyicariye ahantu hari ku tuntu twiza cyane dushashagirana, akugenda nyine atega ukuboko atega ikiganza disi kugira ngo nyine tumugweho. Ubona ko disi ni umukobwa wishimye cyane, aba ari gutekereza arimo arafiringa isi. Ubona ko disi aba yatwawe, arimo areba utuntu disi tugenda dushashagirana mu kirere. Ubwo disi hirya ku ruhande hari hahagaze abandi bantu batatu, abagabo babiri, nyine abatipe babiri n'undi mukobwa umwe. Ubona ko disi bishimye barimo baraseka, kuko ukabona twatangiranye bwa mbere yarahindukiye, mu guhindukira nyine atangira kureba ba bandi hirya bari bahagaze. Disi yatangiye kureba gake gake, arabareba arabitegereza, sinzi ngo abonye iki. Disi mu kwitegereza yari yicaye, ubona yuko nyine asa nk'utegereje umuntu. Disi barakwereka wa mutipe wundi wo hagati, uriya mugabo wo hagati nyine, uriya mutipe wo hagati ubona ko disi yatwawe arimo aratera sitori, ubona ko nyine mu kubasekera. Wa mukobwa atangira kubapepera ati mumeze mute mumeze mute. Ngo disi barakwereka umukobwa akomeje kubareba, abona disi wa mutipe wo hagati nawe yarahindukiye. Mu guhindukira ababonye wa mukobwa arimo aramupepera. Rebera nawe, disi umukobwa yakomeje kumupepera ati umeze neza se, none se waje hano? Ati ngwino nta kibazo, ngwino tube tuganira. Ngo disi umutipe yarishimye, ubona ko disi baraziranye. Ngo umutipe ati yewe umeze neza se? Ati ndaje wana, ndaje tube twiganirira. Ngo disi barishimye ati ngwino disi, njye nari ncaye njyenyine nagutegereje nakubuze, kumbe waje gumira aho ngaho, Sebastian mpamagara. Ngo disi umukobwa umutipe nawe yasa avuga ati ewana aha musigara aho ngaho. Ngo disi ubona ko nyine abangaba abandi bo hirya basigaranye nabo ni agakupure. Ngo umutipe yabahaye rugari aho yisangiriye umukobwa we. Ubona ko disi nyine umukobwa yari yamutegereje yamubuze. Umukobwa akiri aho ngaho nuko atangira kumubwira ati aramusuhuza. Disi aramuhobera nuko disi bari banakumburanye, ntabwo bari banaherukanye. Ngo disi barakwereka agafilme k'umunsi nakabazaniye, agafilme k'urukundo k'uyu munsi nakabazaniye, ntikabacike. Kora subscribe, duhe like, share, duhe comment, tumenye tuti inkuru tubagezaho mwazikunze. Nyamba episode ya kabiri, maze iminsi mbona abantu muri kunsaba episode ya kabiri, nzajya nzibaha rwose. Kandi munanyemereye munabishaka mwajya mumbwira njye nkabakora episode nyinshi cyane, nkajya nzibaha buri munsi. Disi barakwereka umukobwa atangiye kumubwira ati agasatsi kawe n'umunsi kameze neza, wasizemo iki se? Uyu munsi wasizemo iki? Disi barakwereka ni abantu bari bikundaniye. Ubona ko disi ni agakupure nyine, umukobwa yarategereje umutipe yamubuze. Ubona ko disi bacyane batoya, ntabwo bakuze cyane. Arakwereka ku munsi wa Noheli bari aho ngaho nyine bagiye kwishima. Ngo disi umukobwa yaramuhagurukije ati haguruka, ariko haguruka gatoya natwe tuguma twicaye. Ngo disi barakwereka batangiye kurana akana ko mu jisho, bona ko disi bameze neza, barakundanye. Disi umukobwa yaramutegereje yamubuze, mu kujya kuza nyine azi yanatinze. Ngo disi bararebanye, urukundo ni rwose. Ako se wewe ufite umuntu ukureba gutya, ufite umuntu ugukunda gutya? Mbishyira muri comment tubwire tushira wanjye arankunda, cyangwa nawe ubireba kure, ubirebera ku bandi. Mujye mukundana abantu, mujye mukundana, mugire urukundo, ariko ntimugahubuke. Cyane cyane ndabwira abantu bakuru, abantu batoya bo wapi, abana mubanze mwige, mubanze mukore, urukundo zaruza nyuma. Kandi mujye muduha igitekerezo. Ngo disi barakwereka ko barimo baragenda batangiye kwibuka ibihe byabo bya kera bakiri ku ishuri. Ubona ko disi akobwa kari kakiri keza cyane nk'uko kameze ubu ngubu. Ahangaha bari bakiri ku ishuri nyine, bakiri muri segonderi. Ubona ko disi urukundo rwabo rwatangiye bakiri ku ishuri, bakiri muri segonderi. Ese weho umuntu mwakoranye muri segonderi muracyari kumwe? Tubwire. Ngo disi barakwereka umukobwa ageze imbere aragwa. Mu kugwa nyine urukuta rwabaye nk'uruvamo, arangije ararufunga neza. Akiri aho ngaho, akiri gufunga urukweto, sinzi umuntu yabonye ari kuza amwitegereza. Ngo disi barakwereka umutipe yaje yifitiye inkweto ku rutugu, yambaye ibirenge, umutipe w'umunyeshuri. Ngo disi umukobwa yamutegereje ati mbega umutipe w'ibogari we. Umutipe nawe yajemo aramusekera. Ubona disi ntara kumubwira ati umeze ute, ariko umukobwa
akomeje kujya amutegereza, ubwo nawe yase mwigana akuramo za nkweto, bose bagenda bambaye ibirenge. Nuko bamenyanye. Simenye ukuntu mwamenyanye, ese weshire mwamenyanye mute? Bishyire muri comment tubwire uti ngeshire wanjye twamenye gutya na gutya, ese muracyari kumwe? Sine mwakunanye segonderi muracyari kumwe? Tubwire. Disi urakwereka bakomeje kugenda ibingenje baba baribuka cyane ukuntu batangiye, ukuntu rwabo rwatangiye. Nizeye ko mukuyemo isomo, mujye mukura isomo tubwira ati urukundo ni rwiza cyangwa ni rubi. Hari abo ruba rwiza, hari nabo rubera rubi. Disi urakwereka bapanze nyine gusohokana nkuko Disi baba bateguye iminsi mikuru ya Noheli, bamwe baritegura. Umukobwa yaragiye yigura agakanzu keza cyane agiye kukambara. Disi urakwereka ko mutipe yaraje gake gake, aza gake gake. Umukobwa yamubonye Disi arishima ati karambereye se mwaka bakunza kwambara. Disi urakwereka umukobwa ati wow, uje no kureba ukuntu ambaye sheri. Disi yarishimye ati wewe, ati wakabonye ko wakanze ariko ati wakabonye. Ubwo Disi umutipe hase kinga urugi akinga gake gake ataha, banza wiyambarire, banza wambare ngenda agaruka mu kanya wamaze kwambara. Disi umukobwa yavuze ati kuko atariko nta kibazo, reka nze nambare ubundi nze mwemeze. Disi urakwereka umutipe yaribereye aho ngaho gake gake ari inyuma y'urugi, ategereje ko umukobwa we umusheri we nyine amara kwambara. Disi urakwereka umukobwa ndibira wa munyeshuri twabonye yaje gake gake yiyambariye yakanzu kuko muri kuyibona. Barakwereka umutipe hambwe ati ewan wow wambaye neza kabisa pe, wambaye neza ati uyu munsi barakuntwara. Disi urakwereka umukobwa nawe yarakinguye aranje akinga gake gake ati aha nanjye reka nkwishyure. Disi yabaye nk'ukinga ariko arangije none arasohoka yongeye yahinduye imyenda, yasohotse yahinduye imyenda nk'uko muri kubibona. Barakwereka abakobwa bacu n'umutipe wacu baragiye nyine gake gake yambaye ka kantu. Barakwereka twabonye ukuntu batangiye bakundana, byose mwabibonye. Disi urakwereka abantu bacu bagiye nyine kwiryohereza gake gake bishimye, bahuriye ku ishuri segonderi. Ese umuntu mwakoranye segonderi muracyari kumwe cyangwa ibya bindi byanyu? Disi urakwereka inshuti zacu, umutipe, umukobwa wacu baragiye gake gake mu kirori, ubona ko Disi bishimye. Baragiye bajya ahantu hejuru kuri etaje, ubona ko Disi bagiye gukina utuntu tw'abantu bakundana, ubona ko Disi bari bishimye, ubona yuko isi yabereye nziza. Ese wowe urukundo rujya rukubera rwiza cyangwa nawe ubona mu matangazo? Aha tubwire muri comment tubwire ati ngeshire wanjye twakundanye umunsi uyu n'uyu kandi yamariye iki, kwa twakundana namwe igihe iki ngiki kandi none igihe iki ngiki. Disi urakwereka uko bamwe bari barakina bagiye banone bibuka ibihe byabo bya segonderi, uko rwabo rwa segonderi uko rwabo rumeze, bishimye. Ubona ko Disi bari bishimye, ari abantu bameze neza. Disi urakwereka baragiye baryoshye gake gake, ariko baryoshye nyine bari mu kirori. Umukobwa ageze imbere arongera yikubita hasi, ndebera nawe mu kwikubita hasi. Barakwereka inyuma ye haturutse wa mutipe wundi wa musheri we, azana none yifitiye inkweto ku rutugu nkuko twabibonye muri segonderi ko baga bameze. Iyo umwe yasitaraga bataga bakuramo inkweto bose bakagendesha ibirenge, nuko byari bimeze. Ubwo Disi ubona yuko abantu bari bicanye cyane, ubona yuko urukundo rwabo twaje kumera neza. Ese weho urwawe rumeze rute? Ibitekerezo bya muri comment tubwira ati ewana ibintu byanjye bimeze gutya na gutya. Disi barakwereka bari bishimye, ubona yuko Disi n'abakunzi bacu beza nawe yasa mwigana akuramo inkweto nk'uko byari bimeze muri segonderi. Ubona ko Disi bagenda bibuka ibihe byabo bya kera. Nangasoje inkuru yacu umunsi nakagaruka. Bana wende cyane, turabakunda. Kora subscribe, duhe share, kora like, duhe comment, utubwira ati inkuru twagezaho turazikunda. Imana wende cyane, turabakunda.